Umva icyo Imana ishaka kukubwira none aha ngaha. Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingesi ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingesi zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, niho umutima wawe uzaba. Abantu benshi twirukanka inyuma y'iby'isi, icyubahiro, amafaranga, kubaho neza, ariko ibyo byose igihe kiragera bikarangira. Igihe cyose ibyo ngo tuvuze twirukankaho muri ino si, igihe kiragera bigashira burundu bigashira. Ndetse hari n'igihe turwana no gukora ibintu bikomeye, ibintu nyine tukavuga tuzakora abantu batumenye, tumenyekane, ibyo byose igihe kiragera bikarangira. Kuko igihe kiragera abantu bakakwibagirwa, abari bazi ko uriho bakakwibagirwa. N'ubu ukibukwa y'amafaranga yawe agashira, wapfa ntuyajyane, ibintu byinshi. Muri make iteka ryose iby'isi ni ibintu by'igihe gito birangira. Ariko ngo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nufata ubutunzi bwawe ukabubika mu ijuru, nta mujura cyangwa ingesi cyangwa inyenzi zizawugeraho. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kwinvestinga ubuzima bwacu mu Mana, mu gusoma ijambo rye, mu kubana n'Imana. Kuko Imana ibyayo, Imana ntabwo ijya yibagirwa ibyacu. Imana ishobora kwibagirwa ko wagendanye nayo, Imana ishobora kwibagirwa yuko wabanye nayo. Ndetse ikindi kintu, Imana yaratubwiye ngo nimunyizera, mukizera ko Yesu Kristo nabapfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byanyu, mukanyizera, muzahabwa ubugingo buhoraho. Bisobanuye ngo nyuma y'ubu buzima tuzabaho iteka ryose. Bivuze ngo birashoboka yuko ubuzima bwawe ushobora kubwinvestinga mu kubana n'Imana, mu gukorera n'Imana, mu kugendana n'Imana, hanyuma nyuma y'ubu buzima ukazabaho ubuziraherezo. Ariko byambabaza uramutse ufashe ubuzima bwawe ukabwinvestinga mu bintu by'isi, ukawutakaza umwanya mu by'isi, iby'ijuru utabihaye agaciro. Ni byiza gukora pe, kuko ni ngombwa. Ariko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Utinda mu by'Imana nayo izatinda mu byawe. Shalom.